gifuba witonze ndaje. nanjye ubwanjye ndasetse karasekeje cyane ndibwira ko namwe bakunzi bacu rwose musetse aho ari hose niyo ari mu biganiro niyo aba ari ku ishuri niyo yaba ari mu rugo akazi kose akoze akagakorana impano yo kumva ko agomba kuririmba kandi akanabyina bigahora bimushyize. Uri inseko yanjye, uri ibyishimo amahoro yanjye. none se ujya ujya mu rukundo ko King James sinzi ko ahimba ibintu indirimbo z'urukundo gusa Ukagenda uzi ko ari urukundo akagufata ku ngufu ugasanga dukuyemo gutwara inda zitateganyijwe, ari naho usanga ushobora no kwandura virusi itera sida. Uko umwana wawe avuye ku ishuri mwegera umubaze uti wiriwe ute, ku ishuri byagenze neza, umuganirize umubwira ati se nta kintu kibi wahuriye nacyo mu nzira cyangwa ku ishuri. Icyo gihe nubwira umwana gutyo azahita atekereza kandi wa muntu yaba yamubwiye ati nyine akamera nk'aho akwisanzuyeho, byarangiza akabona kukubwira nawe ugafata icyerekezo cyo kumushakira umutekano wiwe bwite kugira ngo hatazagira n'ikimuhungabanya cyangwa iryo hohoterwa ngo rimukorerwe. Njye nari mfite igishyika cyo kuba nagera hano tukavugana, naje mwanyakiriye nanyweye nariye mwanyicaje n'ahantu heza amahumbezi ari kungeraho ndumva nishimye cyane. Mwakoze narakubwira ihohoterwa rikorerwa abana, ndagira ngo nsobanurire abaturarwanda bose n'abadukurikiye ku Mwana TV uburyo ihohoterwa ry'umwana ubundi ukuntu bigenda. turabasuhuje kandi tubaye ikaze mwebwe mudukurikiye hirya no hino iburasirazuba iburengerazuba mu majyaruguru mu majyepfo mu mujyi wa Kigali, mbibutsa ko iyi ari channel yanyu Umwana TV. Tugenda tubagerera hirya no hino mu gihugu tuvuga ku burenganzira bw'umwana, uburyo bwagakwiye kubahirizwa ndetse tuvuga n'impano z'abana muri rusange. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa wacu ni umwana, araza kubibwira, ntimujye kure mugumisha amaso kuri iyi televiziyo. Amakuru y'iminsi ni meza. Urasa neza, abadukurikiye ndakeka bari kubibona. Cyane. Tangira wibwira rero abakurikiye Umwana TV. Abakunzi b'Umwana TV, ubundi amazina yanjye nitwa Twizeyimana Stefania, intara ni y'Uburasirazuba, akarere ni aka Kayonza, umurenge wa Rwinkwavu, umudugudu wa Mutembo, akagari Kambarara. Rero umaze kwibwira abakurikiye Umwana TV, ubundi mu busanzwe Twizeyimana ni umwana umeze ute, ni umwana ukunda iki, tubwire. Njyewe ndi umwana nyine ukunda kubyina, kuririmba, gukina komedi nsetsa abantu, ibyo bintu byose ndabikunda. Buryo uzi gukina komedi? None se ufite imyaka ingahe? Njye mfite 15. Ufite 15. Wiga mu wa kangahe? Niga wa mbere segonderi, ariko ngiye kujya mu wa kabiri. Watubwiye ngo ukunda kubyina, kuririmba, gukina komedi usetsa abantu, ndakeka biri mu mpano yawe. Cyane cyane ndetse. Nk'umubyeyi wawe waguhaye tike ukava muri iyo ntara y'Iburasirazuba ukaza mu mujyi wa Kigali uje kureba ikinyamakuru cy'Umwana TV, wamubwira icyo ahari ubu ngubu aka kanya ari kugukurikirana? Umubyeyi wanjye namushimira cyane, nkamubwira ati mama wakoze rwose, nasanze Umwana TV ari ahantu heza, hari ibyiza nyine utasanga ahandi. None se kuki wifuje kuza kuri iki kinyamakuru Umwana TV, ukumva ni ikinyamakuru, ni igiki cyabiguteye kwifuza kuza gutanga interview ku Mwana TV? Njye ikintu cyabeneye nakurikiranaga nyine Umwana TV, nanjye nateragaho
sinzi ukuntu nabikubwira ariko njyewe umwana TV naramurebaga nangiza nkumva ndamukunze nkumva ibitekerezo birimo nkumva ibyo avuga noneho n'ibijyanye ku bana noneho n'ibyambayeho nkumva birimo nanjye nkifuza kuba naza gutanga interview ku mwana TV numvaga binshimishije cyane. ubundi mu buzima busanzwe ufite izihe mpano? Njyewe mfite impano yo kwihangira indirimbo nkaba nayiririmba, mfite impano yo gukina comedy, mfite n'impano yo kubyina. Impano yo kubyina waturirimbiraho gato nk'indirimbo y'umuhanzi runaka ukunda, iyo ndirimbo iyo igiyemo uba wumva itagucika? Nayibaririmbira rwose ni iy'umuhanzi witwa King James, n'aho ari hose angiriye nyine impuhwe nyine mfite impano yo kuririmba, yazamfasha akanzamurira Imana yamuha umugisha rwose. Indirimbo ye ndazifana, niyo numva ndirimbye ingera ku mutima. Ni iyihe rero? Iyo ndirimbo yitwa Ndagukumbuye. Uri inseko yanjye, uri ibyishimo amahoro yanjye, niyo mpamvu iyo udahari umutima uhinduka igishushunga. Nanjye ngerageza kwiyumanganya ngashaka ibimuza ariko bikanga, kuko nta segonda ryashira nagutera agatima. Uri umwuka mpumeka, mera nk'ubakirigize ibyishimo bikanyica iyo nkukubise amaso. Ndagukumbuye, iyo ndagukumbuye, nk'amasaha atemba iyo nkukumbuye. Iyabaye ibyashobokaga ngo nguruke ngusange iyo maze mvibe aho uri. Urakoze cyane. Namwe. King James uramukunda? King James umukundira iki? King James buriya mukundira ko aririmba uturirimbo tutuje turimo amagambo meza yakitisha umuntu mu gihe ashobora kuba yahuye n'ikibazo. Nyine hari abantu nyine baba bakundana umwe akaba yaragiye kure, nyine ako karirimbo rero kakugeraho uryamye ukumva risaba wiyongereyemo imbaraga. None se ujya ujya mu rukundo? Ko King James sinzi ko ahimba ibintu indirimbo z'urukundo gusa. Wapi, ibintu by'urukundo wapi? Kubera iki? Ega cyenda cyari umwana, sineze kuba muri iyi myaka yanjye 15 nashaka, kandi ndacyafite amashuri andi imbere, rero nkeneye gukurikira amasomo, ntabwo nkeneye kujya mu byo gukundana. Ukoze hasi unyibutsubiye kuri ibyo bintu bijyanye n'urukundo. Hari abana bari mu myaka nk'iyawe 15 usanga abana bahohoterwa bagafatwa ku ngufu, abana b'abakobwa bagaterwa inda. Ibyo bintu urabivugaho iki? Njyewe ibyo bintu ndabivugaho. Hari ababyeyi benshi, hari abana benshi, hari abantu babasanganira wa muntu si urukundo abagufitiye, akaza kushukisha utuntu twiza, imyambaro myiza, ibyo kurya biryoshye, yarangiza akakubwira ati ndagukunda. Abana ntibatinyuka ababyeyi babo ngo bababwire ati mama uriya yambwiye gutya na gutya. Ababyeyi babo ngo nabo babikurikirane barebe se uriya muntu aranshakira iki ku mwana. Abana bagahera aho ngaho, nimba guhaye utuntu twiza nube warabibwiye iwanyu, akahora akubwira ati uzaze kunsura. Ese umuntu ukubwira ati uzaze kunsura, uwo muntu ni bwoko ki? Arashaka iki? Uzaze kunsura se mupanga iki?
si bya bindi se nyine byo guhita ujyayo utaranabwiye iwanyu bashishoje bumve nimba koko uwo muntu icyo agushakaho, wangiza wagenda ukagenda uzi ko ari urukundo akagufata ku ngufu, ugasanga dukuyemo gutwara inda zitateganyijwe, ari naho usanga ushobora no kwandura virusi itera sida biturutse kuri ibyo ngibyo. Ahantu rero nkaba nabwira ababyeyi ko barinda abana babo, kandi natwe abana tukamenya ko umuntu utubwiye ati ashyira irindazi, akira biswi, ntabwo watera kuri icyo kintu komenti ngo uvuge uyu muntu umpaye biswi, umpaye irindazi, uru ni urukundo mfitiye, cyangwa ngo ubibwire ababyeyi bawe babimenye, batere ikirenge bagere hahandi bavuga ati wa mwana we kirasi cyiza suzongere no gutora n'ibintu bye aguhaye ukabireka, bigahera aho ngaho. Rero twirinda rero ibintu bituma duterwa n'ubundi inda zitateganyijwe, kandi twanafashe ku ngufu, iryo aba ari ihohotera kuri twese. hari igihe usanga akenshi ari ugutinya umubyeyi. Abo babyeyi wababwira iki batinywa n'abana bakumva nta kintu bababwira? Abo babyeyi uko umwana wawe avuye ku ishuri, mwegera umubaze uti wiriwe ute, ku ishuri byagenze neza, umuganirize, umubwira ati se nta kintu kibi wahuriye nacyo mu nzira cyangwa ku ishuri. Icyo gihe nubwira umwana gutyo azahita atekereza kandi wa muntu yaba yamubwiye ati nyine akamera nk'aho akwisanzuyeho, byarangiza akabona kukubwira, nawe ugafata icyerekezo cyo kumushakira umutekano wiwe bwite, kugira ngo hatazagira n'ikimuhungabanya cyangwa iryo hohoterwa ngo rimukorerwe. Umubyeyi, umwana aba yaramubwiye ikintu nyine cyamubayeho kikamubabaza, ntagikurikirana akagita aho ngaho, inshuro ya kabiri akamubwira ikindi, ntagikurikirana akagita aho ngaho, umwana akavuga ati n'ubundi nimubwira na bya bindi ntacyo ari bubikore. Ubona ari cyo kibitera. Rero twigarukire ku mpano zawe. Impano zawe watubwiye ngo no gukina komedi birimo, dukinire nk'akantu gatoya wumva ko ari busetse abakunzi b'Umwana TV. Gifuba witonze ndaje. Nanjye ubwanjye ndasetse, karasekeje cyane, ndibwira ko namwe bakunzi bacu rwose musetse. Watubwiye ko waturutse mu ntara y'Iburasirazuba, ngira ngo abadukurikiye murabizi Iburasirazuba ni ahantu kure pe uturutse muri Kigali. Sobanurira abakunzi b'Umwana TV, wajute, byagenze bite, wazanywe n'iki? Njyewe mama wanjye akimara kubona Umwana TV, akurikije n'impano nari mfite, aravuga ati umva ngiye kugushakira tike ube wagenda ujye kubonana n'Umwana TV, mube mwakora interview, werekane impano zawe nk'uko uzifite, kandi ndagushyigikiye, ndetse n'umuntu umerekeza. Njye nari mfite igishyika cyo kuba nagera hano tukavugana, naje mwanyakiriye, nanyweye nariye, mwanyicaje n'ahantu heza, amahumbezi ari kungeraho, ndumva nishimye cyane, mwakoze. Ikindi nyine umubyeyi wanjye aranshyigikira, nicyo cyatumye nanagera hano, nkavuye mu ntara y'Iburasirazuba ngera hano i Kigali. Namwe murabibona Iburasirazuba ni ahantu kure, ariko nta kibazo, umubyeyi wanjye kuko abinshyigikiyemo abona mfite n'ishyaka, rwose yarandetse ndagenda ndaza. Mama ndamushimira cyane kuba yemeye kumpa tike nkazi naha, nkamushimira cyane n'urukundo angaragariza, mba numva nishimye kubera mama.
noneho uravuga iki ku babyeyi babuze impano z'abana babo gutera imbere, ugasanga nk'umwana afite impano runaka ariko umubyeyi arabibonye aravuze turi mu biki warasaze ibyo bintu sibyo, ibintu nk'ibyo, abo babyeyi urabavugaho iki? Umubyeyi buriya niwe ubuza amahirwe y'umwana. Umwana afite impano nkaho yamushyigikiye ahubwo aramubwira ati ndabona ugiye kwigira indaya, ndabona ugiye kwigira ikirara, hoye simbishaka icare, nta kintu bizakumarira, n'ubundi ni uguta umwanya wawe w'ubusa, ndakubwiye ngo bireke. Umubyeyi rero niwe utuma umwana we aho yakigejeje nyine atahagera, kubera ko aba ari we watumye impano ye itagaragara. Narakubwira ihohoterwa rikorerwa abana, ndagira ngo nsobanurire abaturarwanda bose n'abadukurikiye ku Mwana TV uburyo ihohoterwa ry'umwana ubundi ukuntu bigenda. Umwana afite uburenganzira bwo kwiga, afite uburenganzira bwo kwiga neza, kuko umwana niwe Rwanda rw'ejo hazaza. Umubyeyi rero ufata umwana akamuvutsa uburenganzira bwo kwiga, wapi, icyo si cyo. Ikindi, umwana afite uburenganzira bwo kurya, agomba kugaburirwa neza, niho umwana arya neza, agakura neza, mu bwonko agafunguka, akaba ari nabwo umwana ajya kwiga akagira ubwenge, ugasanga bimugejeje ahantu kure. Ikindi, umwana afite uburenganzira bwo kwitabwaho, kugirirwa isuku, kuva ku nzara kugera ku mutwe, imyambaro icyo ari cyo cyose ugomba kukimusukurira, akaryama ahantu hasukuye, ameze neza, akumva muri we atuje. Ikindi, umwana agomba kwidagadura. Ababyeyi mugomba kumugaragariza urukundo rw'umubyeyi, mukamukinisha, mukamutetesha. Nyine umwana aba ashaka ko umubyeyi we amutetesha, ni naho akura ibyishimo, akisanzura mu bandi. Ikindi, ntabwo umwana agomba gukubitwa, wapi. Umwana ntarereshwa inkoni. Ababyeyi mubitindeho murebe, umwana ntareresha inkoni, umunwa niwe umureresha. Nimba umwana yakoze ikosa, mwicaze hariya, umurebe mu maso, umuganirize, umushyireho igitutu cy'umubyeyi. Rero umwana agomba kuvuzwa. Igihe yarwaye ugomba kumujyana kwa muganga rwose, bakamuvura, akabaho neza. Akabaho neza. Icyo ngarukaho, ihohoterwa, umwana ntakwiriye ihohoterwa, ahubwo umwana akwiriye kubaho neza. Ihohoterwa buriya ni ikintu kijya umuntu kimugeraho akumva ariyanze, mu mutwe nyine akumva yanakiyahura, ni naho biva kwiyahura. Usibye iryo hohoterwa utubwiye, ni irindi rihe hohoterwa uzi rikorerwa abana? Iyo tuvuze abana tuba tuvuze abakobwa n'abahungu. Ihohoterwa rindi nzi rikorerwa abana ni ugufatwa ku ngufu, ugasanga ikintu cy'igipapa cyakamurebereye aricyo kimufashe ku ngufu, kikamwangiriza ubuzima bwe bw'ejo hazaza. Rero byagakwiwe ko twebwe abana tutinyuka tukabigaragariza ababyeyi bacu, ababyeyi bacu nabo bakabigaragariza ubuyobozi, batabigaragariza twebwe abana tukihagurukira, tukagenda tukabigaragariza ubuyobozi, tukitabwaho, ubuyobozi akaba ari bwo bubikurikirana. Tunashimira cyane Perezida wacu Paul Kagame, we ubaruta bose, wadushyiriyeho
abayobozi bagomba kutureberera nk'abana bafatwa ku ngufu bakaba batwitaho bagakurikirana uwo muntu waba wafashe umwana ku ngufu bakaba bamushyira muri yombi. Turamushimira cyane, ni intwari ikomeye rwose. Namwe turabashimira Umwana TV, mukomeza gutanga ibitekerezo mutuvugaho twebwe abana, muvuga ko mutugaragariza nyine inuze ihungabana tugenda duhura naryo, kuba twaterwa no gufatwa ku ngufu cyangwa ibindi byose. Namwe turabashimira, mwarakoze kuba mwarakoze ikiganiro cyanyu mukadushyira imbere nkatwe abana. Urumva ko ikindi kinshimisha ni uko mba nganirizwa n'umuntu tungana. Urabona ko turi mu rungano, ndisanzura cyane biruta nk'uko naganira n'umuntu mukuru, kuko abantu bakuru uba ubona ko bafite igitinyiro cyane. Njye mba mbona mbikunze kuba naganira nawe, kandi urabona ko turi mu rungano rumwe. Biranshimisha cyane. Ndetse dusoza rero, ni iyihe nama wagira ababyeyi b'Abanyarwanda muri rusange ndetse n'abandi babyeyi muri rusange ku bijyanye n'ihohoterwa rikorerwa abana? Ni icyumva bakakwiye gukora kugira ngo uburenganzira bw'umwana bukomeze bwubahirizwe muri rubanda nyamwinshi? Ababyeyi bagomba kwita ku bana babo, urumva, akamuhumuriza, akamubwira ati se habaye iki gutya na gutya. Umwana yamusobanurira, nawe umubyeyi akaboneraho gufatiraho, yarangiza akamwitaho. Nimba hari ikibazo yagize umwana akaba yakimukemurira. Ibyo byanatuma abo bagabo bagenda baza cyangwa abagore bashukisha abana impano zitandukanye bagabanya. Rero ku bijyanye n'impano zawe, watubwiye ko ufite impano nyinshi, wagiye uturirimbira, wadusekeje. Ni iki wumva, uba wumva impano yawe yagakwiye kugira? Ni uruhe rwego wumva impano yawe yagakwiye kugeraho ukahita uvuga ati yego, aha hantu ndumva impano yanjye yageze kure? Njyewe urwego numva impano yanjye yageraho, mba numva ntagera ku rwego nk'urw'abandi ndetse nkanabarengaho. Mba numva ngize wenda babyita amahirwe, nkaba nakomera impano yanjye ikagera ahantu kure, nkagera ku rwego rushimishije. Nanjye mvuga ati aha niho ngomba gufasha buri muntu wese, none umwana akaba akarusho. Nanjye nkatera intambwe mu yanyu, nanjye ngaragariza abantu imbogamizi abana tugenda duhura nazo, mbabwira n'ukuntu twazikemura. Utwemerere rero, ndetse n'abakunzi b'Umwana TV mutwemerere, ntabwo twasoza iki kiganiro twifuje ko waduha nimero y'umubyeyi wawe akatubwira urwo rukundo rwamuteye kukureka ukaza gukora interview. Urabyemeye? Ndabyemeye rwose guhamagara mama nta soni biteye. Ushatse wazana nkaziguha nomero ye. Akira. Bakunzi b'Umwana TV rero, tugiye kumuhamagara. Alo, mubyeyi mwiza, mwiriwe? Nitwa Umurerwa Queen Dorine. Alo, nitwa Umurerwa Queen Dorine. Ndi umunyamakuru w'ikinyamakuru bita Umwana TV. Hari umwana turi kuvugana muri aka kanya, yatubwiye ngo niwe mubyeyi we wamwohereje ava aho ngaho mu ntara y'Iburasirazuba azana i Kigali gukorana interview natwe. Waba umuzi? Yitwa ngo iki?
ariko ugerageze kuzamura ijwi abakunzi b'Umwana TV bakumve. yitwa Twizerimana Etefaniya. Rero twari twifuje kuganira nawe ngo utubwire impamvu yaguteye kureka umwana wawe akaza mu mujyi wa Kigali gukorana interview n'iki kinyamakuru cyacu, kandi hari ahantu henshi usanga ababyeyi babuza impano z'abana babo gutera imbere. Watubwira? Umwana wanjye rero mu mivukire ye yavutse ari amayange, avukana n'undi mwana ari babiri. Ariko mu mikurire ye no mu migendere ye usanga buri gihe aba yifashe nk'umwana ushaka kugira impano y'uburirimbyi ndetse aho ari hose, niyo ari mu biganiro, niyo aba ari ku ishuri, niyo yaba ari mu rugo, akazi kose akoze akagakorana impano yo kumva ko agomba kuririmba kandi akanabyina bigahora bimukiza. Hari n'igihe rimwe na rimwe iyo nabaga mbabaye yafataga umwanya wo kurira ku mama akarushaho kunshimisha. Niyo mpamvu rero amajije kungezaho ubwo buryo bwo kuba yagera aho ngaho, numvise ko nawe aramutse akoze ndetse umwuga wo kuba yaririmba nk'uko n'abandi bose njya numva baririmba nawe bizakomeza. Bityo rero kuba mbona afite iyo mpano cyane kandi nkaba mbona abandi hari aho bageze, niyo mpamvu namuretse guharira uburenganzira bwe bwo kuba nawe yagira ubwisanzure kuririmba se cyangwa kubyina. Ni umwete wo kumva ko namwohereza akabasha guhura n'ababikwiye. Rero dusoza ntabwo turi kubaze byinshi, ariko nawe ugerageze kuzamura ijwi kugira ngo abakunzi b'Umwana TV bakumve neza. Hari ahantu henshi hagiye hatandukanye usanga ababyeyi babuza impano z'abana babo gutera imbere, ugasanga nk'umwana nk'uko wawe yumva yifuza kuririmba cyangwa gukina nk'izo komedi, ugasanga niba abigejeje ku mubyeyi w'umubyeyi waramubwiye ati wa mwana we warasaze, ibyo bintu si byo uri kujyamo, ugiye kundumbira, ubaye ikirara. Abo babyeyi wababwira iki dusoza? Abo babyeyi icyo nabashishikariza cya mbere ni uko ubundi mu mibanire y'umwana mbere ya byose ubanza kumutoza uburere bwiza bw'uko agomba kwitwara ari no mu rugo, ku buryo niyo yajya guhaguruka mu rugo akubwira ati mama nkunze komedi, ndashaka gukina udukino kandi dushobora kuzaneza imbere nkagira ejo heza, nawe ukabanza ukamwigisha, wamara kumwigisha wabona yitwara neza no mu rugo rwawe ukurikije uko mubana umunsi ku munsi, umukurikirana umunsi ku munsi, abajya ku ishuri, bikagutera kumva neza ko ugomba kumubohora akabasha akagera n'aho abandi bari, yamara kuhagera ubuzima bwiza akaza kuzaniye imico myiza akakwereka n'utwo dukino two yakinnye. Rero twaranshimishije, niyo mpamvu nabwira n'abandi bari kunyumva yuko bagomba kujya babohora abana babo mu gihe babakurikirana umunsi ku munsi nta mico myiza. Murakoze cyane. Yego namwe murakoze. Yego. Bakunzi b'Umwana TV rero mwabyumvise, aba nibo babyeyi abana dukeneye, nibo babyeyi dukeneye, ababyeyi batugira inama, ababyeyi badushishikariza gukora ibyiza, ababyeyi badufasha mu mpano zacu, aba nibo babyeyi dukeneye. Ndakeka n'abandi bana bose bari kudukurikira nibo babyeyi bakeneye. Rero wakoze kuduha nimero y'umubyeyi wawe ngo tuvugane ku bijyanye n'uburyo yaguhaye tike nguze hano i Kigali. Nawe mwakoze. Kandi wakoze cyane kuza usanganira Umwana TV kugira ngo tugirane interview ndetse n'ibikorwa byawe bikomeze kuzamuka, impano zawe muri make zikomeze gutera imbere. Nawe mwakoze kunyakira neza kabisa. Bakunzi b'Umwana TV rero mwabyumvise, twaganiriye n'umwana w'umunyempano, yatubwiye ko afite impano nyinshi harimo kubyina, kuririmba, gukina komedi, ndetse yadukiniyeho n'agaseni gatoya cyane ka komedi twasetse, ndakeka murabyibuka. Rero
uburenganzira bw'umwana ni ikintu kigomba kubahirizwa cyane nk'uko uyu mwana yabivuze. Yagiye atubwira byinshi bitandukanye ku buryo yumva uburenganzira bw'umwana bwagakwiye gusigasirwa muri rubanda nyamwinshi. Mwakoze cyane rero kudukurikirana hano ku Mwana TV. Nshimira kandi abakoze subscribe ndetse share bakandika na comment, ndabashimiye cyane. Abatarabikora rero uyu ni wo mwanya nyawo wo gukora subscribe kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubategurira bikomeze kubageraho 5 kuri 5, ndetse mwandike comment aho hasi mutubwire uburyo mubyumva ibintu bijyanye n'uburenganzira bw'umwana. Mwakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye Umirwa Queen Dorine, nakagaruka. Ciao ciao.